urebye n'ubundi nk'uko tubibwirwa cyangwa se tubyumva bivugwa yuko umwana we w'umuhungu mukuru yatanze ubuhamya ndetse akavuga yuko donc babanje bavuga niba mama wabo atari bugaruke ko aribwo bari butange ayo makuru cyane ko urumva abana bari bamaze kugira ihungabana niba koko uriya mubyeyi yarafashe uriya mwana nk'ibivugwa nk'amakuru yatanzwe akaba yagerageza kumwica abana be bareba urumva abana n'ubundi bagira ihungabana rero bivugwa yuko uwo mwana w'umuhungu ngo yatanze amakuru avuga yuko nyine avuga uko byagenze byose uko babiteguye nuko byari bimeze umwana nyine yegereze mikoro urumva ibyakozwe urumva ko bari babizi yego mama wabo aravuga ngo uko nkoze uyu mwana muraramuka mubivuze nzabajombesha icyuma nindangiza nzunguze ngirente bakubite ku kibambasi namwe mbashyiraho umushyize ya data we ubwo urumva abana barangije barongera bavuga ngo bamukubise ferabeto gutya itunguka bantu b'Imana mubabarira ababyeyi yamwishe wenyine cyangwa yari hamwe n'undi n'umwana bavuga ngo baramubaza bese yaravuze ngo bamwishe bajombye ferabeto ngo itunguka ngo turangije ngo barangije bamujyana muri tuwarete baramubaza ngo ese ngo yari kumwe nande ngo hoya ngo noneho ngo bango ya ngo yari wenyine ubwo urumva bo bari kumwe n'ubu niwe bakiri kumwe urumva kuko umwana n'umwana ubwo yari yavuze nduva nta n'ikindi kintu ibyo kumukatisha si byo ngo muhaye icyuma byo ngo ibyo by'ijosi no kumutemagura kwari kumujugunya hehe hariya kugira ngo abone uko amanuka urumva abone uko amanuka agwe mu bamucemeye kugira ngo yanaguyemo umwana yavuze ati yanaguyemo agihumeka arangije aratubwira ngo nidukoropa amaraso ntihagire n'iraso na rimwe rigaragara Yesu we nimurekera mu mbabarire urumva atazagira unyikoma ngo watandi nge mbandwa habona urumva arangije abwira uwo mukecuru ngo se ngo azaretse ngo ukampera side ngo ibi byana ngo byirirwa ngo biri kuzerera ahangaha ko bimbangaminiye kabi new margin abana badafite icyaha abana adafite icyo aziza abana simbizi abaziranenge sintekereza yuko wenda byaba ari ubugome bundi busanzwe I think ko uriya muntu ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe ko nta kibazo kubera ko jewe nayo sanzwe nzi ko nta kibazo tugirana ntekereza ko atanagira n'ubwo bugome bwo kuba yamemukira namusigiye umwana ndagenda nahise njya kuri telefone ndi kuvugana n'umuntu bigeze mu saa 5 numva umudamu yaje ari haravuze induru yavuzaga yari havuga ngo duserebure ngo muze turye igikombe cy'isi ngo igitambo ngo cyabonetse ngo muze ngo duserebure warabyumvisha bivuga mu ijwi wabyumvaga uri hehe wowe nari ndi mu rugo kuko haregeranye turaturanye urugo ku rundi narabyutse ndavuga nti reka njye kumva ibintu bimuntu ari guserebura ni biki uwo twari turi kuvugana kuri telefone arambwira urajya he ahubwo ni none se ntabwo nakubwiye ko umwana wanjye ari haraye kandi kumva ari induru nkwiye kujya kureba ikintu kiri kubera hari ahantu kumbi hari n'abaturanyi nabo banabyutse nabo baje kureba bari kumva izo mpundu ziri kuvuga izo mpundu bari bamaze kwica umwana oya bari bataramwica hari idirishya ryo kuri saro hari inyuma nta rido yari irimo abaturanyi niho bahengerereje basanga umwana yicaranye n'abiwe muri saro tubisikana nanjye ninjira mu rugo bo bari ku muhanda tubisikana nanjye ninjira nje kureba nanjye narebye mu idirishya sanga umwana wanje ari kumwe n'abiwe bari kunywa ibintu muri gurude nabe nyine batanze ubuhamya cyangwa se batanga amakuru yuko nyina yagenje bari abana ndetse aranababwira ngo nihagira uvuga akavuga uko byagenze uko yabigenje azakora uko ageze bariya nabo ngo niko azabagenza yego ngazabafata urumva yego
nga abakate narangiza ngo abakubite ku gikuta ku kibambasi. Yego. Urumva rero uwo mwana aramuhamagara aramubaza ati se ko hari umwana bure mu rugo iwawe waba wajyanye nawe? Agiye kumusubiza yaramubwiye ngo ngewe sindera abana b'indaya, ahubwo ako kana yakabyaranye n'umugabo wanjye bagafata bagakubite ku gikuta bakice. Ati kwanza wowe uri kune kurindi gikomeye cyane kuko ntabwo kubera yuko urumva n'ubugome yakoraga ku bana b'abandi, urumva nabe yarahindukiraga nabo akabagirira ubugome. Yes makuru nahawe nukuvuga ngo n'abana be yabagiraga ihohoterwa cyane, ngo yakundaga ngo gukubita umukuru muri bo ngo avuga yuko ari nkase, ameze nkase. Urumva ndatekereza rero nk'umuntu muzima ufite ubuzima buzima ntago wahora abana ibyo se yakoze niba koko wenda ise yaramuhemukiye. Urumva babanye mu gipangu Oliva n'abakodesha. Urumva ngo babanye mu gipangu Oliva ngo nawe akodesha aho ngaho mw'icyo gipangu, ndetse ngo Oliva yajyaga ataha mu masaa 7 yasinze, ndetse n'uriya munyonzi ngo yitwa Kazehe yari yaramwinjiye. Urumva nawe bakurikirana mu rukiko ku rupfu rw'uriya mwana. Urumva ngo niwe wahise asimbura se. Oliva rero mu myitwarire yakomeje yari yarinjiye Oliva. Yari yarinjiye Oliva. Oliva rero mu myitwarire yakomeje kugira, yagize imyitwarire mibi mu by'ukuri ahantu hose yari atuye, ku buryo ngo yanagendaga ku iduka ry'umuntu ngo akaba yakubita ngo mbese akamenagura imiryango n'ibiki byose, ibirahura akabimaramo, abagore bose akabatuka, mbese akigira nk'umuntu mbese udafite watakaje mind. Ya munyonzi cyane. Olive akivuga ati ntabwo dufite abatwunganira. Yego. Nuriya munyonzi baramubajije bati se nawe? Olive ahita amusubiriza aravuga ngo yego, ngo twese ntabwo dufite abatwunganira. Ariko mu makuru tugenda twumva dutoragura hirya no hino, yego, bivugwa ko uriya munyonzi already yamaze kwemera icyaha mu ibazwa ry'ibanze ryo kuririmba. Mu ibazwa ry'ibanze ryo kuririmba. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Tugeze mu bihe bigoye, turi mu bihe biteye ubwoba, turi mu bihe bikuye benshi umutima, turi mu bihe benshi bari kwibazaho kubera ko mu biriho ubu n'ibizaza hari ibyo twumvuga ko bitazigera bigeraho, hano byinshi turi kubonesha amaso. Mana iturengere, Mana idutabare kandi yumve gusenga kw'abana bayo maze idukize ibyago. Ndabasuhuje cyane, mbifurize kugira ibihe byiza aho muri hose n'ibyo murimo gukora byose. Hari byinshi cyane nakabaye mbabwira muri aka kanya, ariko reka nkomeze ntihanganishe benshi cyane badukurikiye babuze ababo. Imana bakomeze kandi ibahe gukomera umutima, cyane ko si bigusa bya Gogo. Sikora mu minsi ishize twabagejejeho iyi nkuru yo mu karere ka Bugesera y'uyu mudamu witwa Olive wari uri ukurikiranweho urupfu rw'uyu mwana witwaga hajya ni Colonel bamwitakora kumwita General kubera Muvunyi Hilton, umwana witabye Imana yishwe mu rupfu rw'urubozo. Mu biganiro twari tugaruka nyine ngo mwarabyumvishe cyane. Rero nifuje ko nakagiye kuba naragiye ku rukiko, ariko ntabwo nari ndi hano hafi, ari ni mu byatumye ntabasha kuboneka ku rukiko, ariko kubera byinshi cyane tugenda twumva byatumye mfata umwanya kugira ngo nze kugira byinshi cyane nganira na Kariza TV show, kubera ko yari ahabaye mu buryo bwumvikana kandi cyane. Ndi muri kino kiganiro ndifuza ko uraza kuza kudukurikira wowe turi kumwe muri aka kanya, kugira ngo uze kumva ibi bintu kandi umenye ko mu by'ukuri hari ibintu twumvisha amatwi
tukagira ngo ntibishoboka ariko tukaza kubyumva ariko tubyumvishe. Ndishimira yuko umuntu ugiye kutwumva muri kino kiganiro araza kumfasha kugira ngo aduhe umwanya maze ze kutwungura ibitekerezo mu buryo buraza kugaruka mu bitekerezo by'abantu badukurikira muze kubitanga kugira ngo tuze gushaka igisubizo cy'ikibazo. Kariza reka ngwe karibu muri kino kiganiro nkubwire ngo kandi komera bihangane kuko ndabizura babaye kubw'urupfu rw'uriya mwana nawe rwagukozeho cyane mu buryo kugira ngo tuze kubikora n'abantu badukurikiye baze gusobanukirwa cyane. Komera kandi ngo ikaze usuze n'abantu badukurikiye muri kino kiganiro cyacu. Murakoze cyane cuje abantu bose badukurikiye ku Mpanuro TV ndetse n'abakunzi ba Kariza TV show. Amahoro y'Imana n'imigisha bituruka kuri yo bibane nabo. Yego. Meze gute handi akazi situation meze gute? Meze neza nubwo Satana batabyishimiye hanze tuba dufite imijugujugu myinshi adutera amabuye ariko Yesu yaranesheje. Nkuko wari ubivuze rero sinzi yasashimwe cyane. Ngira ngo hari ejo bundi hashize nibwo nari ndi ku rukiko rwa Nyamata rw'ibanze ndi gukurikirana. Reka tubihereye kugira ngo bize korohera umuntu wese wabasha kwita amenya iby'iyi nkuru gato yenda kugira ngo tumenye impamvu ya runo rubanza n'icyo rutokoshora kwibwira abantu kugira ngo n'abantu batabizi baze gusobanukirwa byose neza. Hari abantu wenda babyumvishe bwa mbere wabacira mu ncamake uko byagenze cyane ko ndabizi neza ko ibyinshi warabikurikiranye nawe. Hari me byashize ngo tumisha inkuru mu karere ka Bugesera ko nabivuzeho y'urupfu rw'uyu mwana wishwe akajwa mu musarane. Mu makuru mama we yatanze nda twabanyurizamo kano gato kugira ngo muze kubasha gukumva yuko yaje kumenya iby'urupfu rw'uyu mwana. Nyuma y'ibi rero mama yarafunzwe kuri RIB ya Nyamata ariko abaturage bo ntibabyumvaga kimwe kubera ko bavugaga yuko umwe mu bayobozi bahariya ari musaza we wo munda batizeye ko bazabona ubutabera bwuzuye ariko umuryango w'umwana urabahumuriza babwira ko rwose nabo bababajwe n'icyo kintu. Hari n'ubuhamya bagiye bavuga bagiye babaha yenda bituraza kubigaruka mu buryo bwabyo. Ahubwo ikindi kintu cyo bari basabye nuko uriya mudamu yaburanishirizwa mu ruhame nk'uko abandi bantu bakoze ibyaha bimeze gutyo bakunda kuzanwa mu ruhame aho byaha byabereye. Cyera ntago kigize gihabwa agaciro ku mpamvu wenda z'ubutabera bura nibwo bugena ntago twakwirirwa tubitindaho. Mu by'ukuri mpamvu y'urwo rubanza rwo rwabereye ku rukiko rw'ibanze rw'akarere ka Bugesera ruherereye hariya rw'akarere ka Bugesera cyane akarere ka Bugesera urukiko rw'ibanze rwa Nyamata ruherereye ariko n'ubundi mu karere ka Bugesera ruherereye hariya Intarama no ruherereye hafi n'ahantu bita kuri ni Intarama hafi na gari ya Ntarama. Yego. Nibyo. Cyangwa kuri arete. Cyangwa se kuri arete kuri arete y'Intarama niho ruherereye niho rwabaye mu masaha ya mu gitondo ko saa 2 ngire ngo niho bari baha amasaha ko bagomba kuba bahageze. Reka we ntago bizi ukuntu bya. Rero reka umpe Kariza rero ko wari hari noneho aduhereze ubusobanuro bwimbitse mu buryo bwo kugira ngo turusheho gukurikirana iki kintu. No kuvuga ngo ubundi ukuntu byari bimeze uriya mu mama yari ari ku rutonde rwo kuburana. Kuko ahari twari twahageze mu gitondo saa 2 yari ari ku rutonde rwo kuburana birangije bamukuraho. Igireze mikoro nkumve neza. Ndavuze ngo ubundi Mukangenzi Oliva niyo mazina ye uriya mugore nyine uri gukekwaho kwica uriya mwana Hilton yari buburane kuko twebwe twahageze mu gitondo urumva twari dufite amakuru yuko ari buburane. Tuhageze dusanga urutonde rw'abari buburane byahindutse dusanga ntago ariho kandi yari buburane. Dusa nk'abantu nyine bagiye uretse ko nyuma nabwo twaje kumenya amakuru yuko ari buburane. Bwo sinzi ukuntu byari byagenze mu by'ukuri. Birangije nyine aza kuburana ngira ngo yaburanye nko mu masaha ya saa 4 bishyira saa 5. Yego. Ariko ntabwo yigeze aburana. Yagejejwe mu cyumba cy'iburanishwa
abantu babibonye ku tuvideo muri kugenda mubona yasohotse mu modoka nyine ubona nta kibazo nyine ubona nta kibazo afite ubona afite ashaka confidence kwiteza nta kibazo yifitiye afite confidence nk'umuntu utarigeze kuko akora icyaha yarasohotse ijambo numvise ari kuvuga yaravuze ngo nanjye mbaye umusitari ari guseka nyine agenda asuza ubona ko ari proud y'ibyaha akurikiranweho ya cyane ko nyine just yari ameze nk'umuntu udafite ikintu yishinze yego ni ukuvuga ngo rero akimara kugezwa mu cyumba cy'iburanishwa yavuze ko atari buburane kubera yuko nta bunganizi yari afite we n'uriya munyonzi bikekwa ko bakoranye icyaha yego ya bari kumwe rero bose basaba yuko byasubikwa bakazaburana bamaze kubona ababunganira yego yego mu by'ukuri mu rindi jambo numvishije avuga yavuze yuko atigeze akora kuri uriya mwana nubwo yari amaze guhakana kuburana abacamanza baramubajije ngo niye mpamvu yatumye uza hano kandi mu gihe wari uzi ko utari buburane yego ngira ngo wenda impamvu yari bugeho nuko byari ngombwa ahari I don't know rero donc kwitaba urukiko byo ni ingenzi cyane kwitaba urukiko arangije ashaka gushyiramo akantu kavuga ngo ntabwo yigeze akora kuri uriya mwana aravuga ngo ikoranabuhanga ryaraje yego bazapime ibiganza bye barebe niba yarigeze akora kuri uriya mwana ya hanyuma rero ubwo urukiko byarangiye rwanzuye yuko urubanza rusubitswe ariko rukaba ruzasubukurwa ku itariki 9 z'ukwezi kwa 9 yego hazabangira ngo ari kuwa kabiri I think yego ni kuri izo tariki ya ngayo nguko rero ariko impungenge nyine abaturage bakomeje kugira baragira impungenge bavuga yuko uriya mwana ngo atazigera abona ubutabera cyane cyane nk'amakuru nyine bagiye bazi kuri uyu mudamu ukekwa witwa Olive ndeka enda kugira ngo tubivuge neza gutya uziko n'ubushize tujyayo abantu bari bavuze ati dufite ikibazo cy'uko uyu mudamu hari ibyaha birenze n'ibi yagiye akekwa akanabifungirwa hari ibyaha donc si birenze biriya ahubwo hari ibisa nabyo akabifungirwa akaza gufungura bitewe nuko ngo afite mu mwene nyina waba uri mu bayobozi baba byihishe inyuma icyo kintu se cyaba aricyo kiri gutuma uriya mudamu yaba ari kwitwaza icyo kintu cyangwa se akaba ari kurira kuri icyo kintu ku buryo oya no mu rukiko yavuze yuko baramubajije ngo reba abantu bicaye ahangaha arebe nyine niba hari umuntu wabuzi yabazi hanyuma bahamagare abo babunganizi be bababaze niba bari buze cyangwa se aho bageze yarangaguje amaso aravuga ngo nta muntu azi uri hariya ntawe icyo akora afite brother wiwe w'umuribu ya niyo kintu yahise atanga ariko yes ibyo ngibyo ntabwo ari byo wenda ntekereza ko ari byo bishobora kumuha confidence wenda nk'izo yari afite ntabwo mbizi ariko n'ubundi no ku byo wenda abaturage bavuga ko ngo yaba afite ngo umuntu ngo biki n'ibiki ngo biki I think ko wenda babivuga bitewe nyine nuko babibona cyangwa se wenda bitewe n'amarangamutima ya yenda si amarangamutima gusa burya hari impamvu wenda tuzakomeza tubikurikirane yigize asobanura se mu kinyarwanda ngo ntandure ivugira ubundi ubusa ku musozi abantu benda badukurikiye abanyamategeko donc abacamanza n'abashinjacyaha ubushinjacyaha mu bimenyetso ubushinjacyaha nibyo icyo bwatanze buregera urukiko bavuze gute kuko baregeye urukiko uriya mudamu nyine Olive ko yakoze nyine icyo cyaha cyo kuba yagira uruhare mu kwica uriya mwana yego afatanyije n'uriya munyonzi ubuhamya urumva batanze ibimenyetso n'ibiki byose urumva icyo bamaze kurega mu kwisobanura yavuze ko umwana ageze muri iriya toilette ye gute urumva mu kwisobanura ntabwo yigeze yisobanura Olive ntabwo yigeze yisobanura
urumva ndetse nta n'ahantu na hamwe hagaragara no mu nyandiko izi ngizi abanza gukorera hariya kuri RIB nta hantu na hamwe hari yemera icyaha urumva mu kwisobanura urumva Olive agerageza kwisobanura avuga yuko nyine nta byazi yego ahubwo ko ari abantu bamwanga bashaka kumugira nabi ndetse mu makuru ari kuvugwa baravuga yuko bishobora kuba ari abantu bamwe na bamwe bamwanga akaba aribo baba baragize uruhare rwo kuba bazana uriya mwana bakaba bamujugunya muri toilette bamwiciye heheze kandi umwana yari ari mu rugo rwabo no ariko byose birashoboka mu gihe umuntu atarahamwa n'icyaha mu gihe hagikorwa iperereza ryo gushaka ibyo bimenyetso koko byose birashoboka ko mu makuru yatanzwe n'abari hariya ko ari cyo abana bavuze yuko mama wabo ari wabikoze ndetse akababwira yuko nibaramuka babivuze azabagira nk'uko agize uriya mwana icyo cyo ibyo mu rukiko tubiveho tugenda mu bitekerezo by'abantu bagiye batanga n'amakuru bagiye batanga yenda tubihuze na n'ibiri kuba kuri runo rubanza kugira ngo n'abana nabo tuze kubafasha kugira icyo basigarana urebye n'ubundi nk'uko tubibwirwa cyangwa se tubyumva bivugwa yuko umwana we w'umuhungu mukuru yatanze ubuhamya ndetse akavuga yuko donc babanje bavuga niba mama wabo atari bugaruke ko aribwo bari butange ayo makuru cyane ko urumva abana bari bamaze kugira ihungabana niba koko uriya mubyeyi yarafashe uriya mwana nk'ibivugwa nk'amakuru yatanzwe akaba yagerageza kumwica abana be bareba urumva abana n'ubundi bagira ihungabana rero bivugwa yuko uwo mwana w'umuhungu ngo yatanze amakuru avuga yuko nyine avuga uko byagenze byose uko babiteguye nuko byari bimeze nta nubwo ari uriya mwana wenyine ngira ngo mwagiye mwumva abaturage benshi baragiye babivuga nyine uko babyumva ngo inkuru bana barazikurikiranye cyane binahurirana nuko iyi nkuru yateje urujijo ndetse igateza n'ikibazo cyane ku bantu babikurikiranye ndetse na n'uyu munsi bikibabaje imitima yabo none amakuru ari kuvuga yandi yenda cyaba kibyihishe inyuma y'igituma n'uriya mugore bigaragara ko nta n'ikibazo afite kandi ko yenda hari icyizere aryamyeho kugira ngo nabyo twumve yenda icyo yaba yiringiye gishobora gutuma uru rubanza rutsinda bikaba ubusa urumva abantu bakomeza kugenda bavuga byinshi ko ari bavuga cyane ko ari byinshi yagiye akora ndetse bigize n'icyaha akagenda ariko akagaruka yego ntabwo mbizi rero niba wenda aribyo byaba bimuha confidence yo kuba wenda ameze kuriya ntabwo mbizi mu by'ukuri ibyo bintu byose uri kumbaza nanjye nta kintu mbiziho uretse amakuru tugenda duhabwa n'abaturage gusa bivugwa yuko abana be nyine batanze ubuhamya cyangwa se batanga amakuru yuko nyina yagenje bari abana ndetse aranababwira ngo nihagira uvuga akavuga uko byagenze uko yabigenje azakora uko ageze bariya nabo ngo niko azabagenza yego ngazabafata urumva yego nga abakate narangiza ngo abakubite ku gikuta ku kibambasi yego urumva rero uwo mwana hari ikintu gikomeye cyane yaba yarabonye abana uyu munsi bari kumwe na papa wabo sibyo yego kuri uno munsi abana barabarizwa mu maboko ya papa wabo ndetse hari amakuru nahawe n'umwe mu baturanyi baturanye na Olive arambwira ati Olive bibiyongera kuri babandi amakuru batanze yego aravuga ati njyewe nabanye nawe mu gipangu yaba ari amajwi ni message ni message yanditse kandi nabo baremera kuba batanga amakuru uretse ko baba bafite ubwoba batiye tumuryango we wandeba nabi n'abantu babita abana banjye babagira abana bacu bagira ibibazo donc ni ukuvuga ngo baba bashaka kubivuga ariko umva bafite ubwoba bafite ikikango uyu yanditse ngo hello
mbonye ikiganiro ku rukiko kangusobanurire neza Oliva yirukanywe mu gipangu mbamo kubera gutoteza abana banjye urumva sinuriya gusa cyangwa n'iki urumva niba koko ibi bintu ariko ndetse gatoya abantu hanga mu by'uburwayi bw'indwara zo mu mutwe baza kutubwira bashobora kuba bafite n'ikibazo kuko niba kino kintu abantu bashobora kwenda tubireba kuri ariko ushobora kuba afite uburwayi abantu bashobora kuba bavuga bati ni ubugome cyangwa se n'ibiki uyu muntu ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe gikomeye cyane kuko ntabwo kubera yuko urumva n'ubugome yakoraga ku bana b'abandi urumva nabe yarahindukiraga nabo akabagirira ubugome yes makuru nahawe ni ukuvuga ngo n'abana be yabagiraga ihohoterwa cyane ngo yakundaga ngo gukubita umukuru muri bo ngo avuga yuko ari nkase ameze nkase urumva ndatekereza rero nk'umuntu muzima ufite ubuzima buzima ntago wahora abana ibyo se yakoze niba koko wenda ise yaramuhemukiye urumva babanye mu gipangu Oliva n'abakodesha urumva ngo babanye mu gipangu Oliva ngo nawe akodesha aho ngaho muri icyo gipangu ndetse ngo Oliva yajyaga ataha mu masaa 7 yasinze ndetse n'uriya munyonzi ngo yitwa Kazehe yari yaramwinjiye urumva uriya nawe bakurikirana mu rukiko ku rupfu rw'uriya mwana urumva ngo niwe wahise asimbura se Oliva rero mu myitwarire yakomeje yari yarinjiye Oliva yari yarinjiye Oliva rero mu myitwarire yakomeje kugira yagize imyitwarire mibi mu by'ukuri ahantu hose yari atuye ku buryo ngo yanagendaga ku iduka ry'umuntu ngo akaba yakubita ngo mbese akamenagura imiryango n'ibiki byose ibirahuri akabimaramo abagore bose akabatuka mbese akigira nk'umuntu mbese udafite watakaje mind urumva ukurikije icyo bavuze n'icyo ngicyo byose uko babisobanuraga urumva ko ari ikintu gikomeye cyane ngire ngo komeza rero dusobanure kugira ngo nabyo abantu badukurikiye na byose babyumve neza cyane hari ibintu nshaka ko wenda tuzagarukaho cyane pasi ari nayo mpamvu mvuga ngo uriya mudamu wazamufate rwose banamusuzumishe byimbitse barebe ko nta kibazo yaba afite mu mutwe urumva niba wenda hari igihe umuntu ashobora kuba wenda gukora ibikorwa bitandukanye bitewe wenda n'inzoga cyane ko urumva ngo yanywaga n'inzoga urumva cyangwa se bakareba niba atarigeze afata ibiyobyabwenge birenze urumva bikaba byatuma akora yego yakora ibintu bimeze kuriya kuko niba yarafataga n'abana bese akabahohotera urumva akabahohotera akaba yarahohoteye n'abandi akagera ku rwego ndetse ahangaha muri ano makuru nahawe ngo hari umukecuru ngo wari inshuti nawe yajyaga agenda akagurira inzoga ngo one day aramubwira ngo ariko ngo wazambabariye ngo nkaguhereza ngo amafaranga nkakugurira ngo warangiza ukanshakira acide ngo ukanyicira ngo ibi byana ngo bibe byirirwa biri gukinanga nukuvuga ngo hari abana bajyaga baza guhakina ngo baza no bakonaga no kuza kureba televiziyo baza gukina bari aho ngaho we urumva ngo bari abana babiri urumva we ntago yigeze bishimira abwira uwo mukecuru ngo nta makuru ntabwo ari amakuru mpagazeho turi gusangiza abantu ku bintu tugenda twumva kuri uyu muntu Olive urumva atazagira unyikoma ngo watandi nge mbandwa habona urumva arangije abwira uwo mukecuru ngo se ngo wazaretse ngo ukampera acide ngo ibi byana ngo byirirwa ngo biri kuzerera ahangaha ko bimbangamiye ka new margin abana badafite icyaha abana adafite icyo aziza abana simbizi abaziranenge sintekereza yuko wenda byaba ari ubugome bundi busanzwe I think ko uriya muntu ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe nanjye it is what I think ku bijyanye yenda n'ibindi biri kuri uru rubanza tuzakomeza kubibya nta byinshi cyane twabivugaho urumva uriya mugabo none ibindi bikorwa Olive yagiye agaragaza ibintu byo kugira amakimbirane mu rugo we n'umugabo we agera ubwo mukubita mukura iryinyo umugabo we nta ryinyo agira icyo kintu cyo barakivuze ngira ngo yenda umugabo we nta ryinyo agira arangije aramufata nyine ngo aramutoteza arumva arangije ngo bari bafite imodoka ngo yaguze niba ari miliyoni zingahe umugabo agera ku rwego rwo kuyigurisha 700,000 urumva kubera uriya mudamu mu by'ukuri imyitwarire ye ngo yagiye agira ngo ntago ihwitse yes ngo ntago ihwitse
urumva na bya bintu byo kuvuga ngo yafashe ngo abana ngo umwana w'umuturanyi ngo amuhereza ngo abahereza ngo aha za tiyoda n'ibindi nk'ibyo ngibyo. urumva Gusa yenda tutararenga aho ngaho urumva ubwo twaganiraga hariya kuri icyo kibazo wari uvuze cy'umwana wa tiyoda, uriya mwana wa tiyoda ngo ntabwo yigeze ngo abahereza kiyoda ngo wenda ngo avuge ngo yamuhaye kiyoda, ahubwo yagendaga ngo muri urwo rugo inshuro nyinshi akoshya umukozi we, urumva bigeze aho ngaho umukozi aza kumugambanira nawe aramutanga, hanyuma rero bakoresha umukozi. Yego, bamaze gukoresha umukozi niko hari amagambo amwe n'amwe tutazana public yavugiyeho. Yes, hari imvugo tutakoresha ko yaravuze ngo abana ngo hari abana, reka ibyo bintu tubitsimbe. Hari abana batagomba kunywa amata, hari abana b'abantu ntashatse kuvuga batagomba kunywa amata. No gusenga. Urumva rero mu by'ukuri gusa icyo twavuga nuko uriya mubyeyi kuko Olive cyangwa se uyu mwana wavukijwe ubuzima ari umuziranenge, tutazi icyo azaba ejo hazaza, tutazi niba bari gukura nyina mu buzima bubi arimo. Ntabwo umwana urumva ntabwo yigeze wenda I think ko mu bigaragara wenda mu bintu bapima wenda nk'umurambo, ntabwo umwana we nta kindi kibazo yari afite, uriya mwana yavukijwe ubuzima. Yego ni ibintu rero byababaje abantu, bikomerekeza abantu benshi, ababyeyi muri rusange, abanyarwanda n'abanyarwandakazi, igihugu cyose muri rusange ndetse n'ababyumva, urumva. Yego, byatumye abantu benshi bakomereka. n'ubu ntabwo ari ikintu cyoroshye cyane, ntabwo ari ikintu cyoroshye kucyumva, kugikurura, kucyegereza umutima. Ni ibintu nyine birenze, urumva. Yego, ni ukuvuga ngo icyo navuga ni uko hakomezwa ku iperereza, wenda bakamenya ngo imva n'imvano y'urupfu rw'uriya mwana ni iyihe, hanyuma uriya agahabwa ubutabera. kuko sinakeza icyo kintu navuze ngo cyo gukora ibimenyetso, sinzi niba bazajya gutaburura umuntu. Yaravuze ngo ashaka, abantu bamwe baravuga bati nubwo ashaka kuba yaravuze ngo bazapime ngo ibiganza bye, kimwe nuko bashaka kubipima koko bagasanga ataramukozeho. Hari uburyo bwinshi umuntu ashaka gutegura. Niba umuntu ashobora gutegura ikintu cyo kuvuga ngo agiye kwica cyangwa se gukora iki, urumva ntabwo ari ikintu gihise kimugwiririye, ntabwo ari accident. N'umuteguro ari byose ni ugutegura, urumva. Umuntu ashaka gutegura akaba yakwambara n'ibirinda intoki, ndetse n'ibibaho. ni ikintu rero tugomba gukurikirana kugira ngo tuze kumenya ni iki kiraza gukurikiraho. Ubwo kuwa kabiri tubateguriye yuko tuzakurikirana urwo rubanza, noneho tukazabamenyesha icyavuyemo mu buryo kugira ngo tumenye ngo ubutabera bumeze gute. Ariko ubwo mu bindi byo turakomeza dushakisha amakuru, yenda tumenye mu by'ukuri ibirenze ibi tubabwiye, kugira ngo turusheho kugenda tubaha amakuru ya nyayo, yizewe, agezweho cyane. Kandi hari ikindi twakongeraho? Oya, nta kindi twakongeraho. Icyo twabwira abantu ni uko dutegereje umwanzuro uzava mu rubanza ruzaba ku itariki 9. Kandi wenda ikindi kintu wenda abantu nababwira ko bakomeje kugenda bavuga kenshi ngo uriya Olive ngo yazanwa mu ruhame. Mu by'ukuri nk'uko watangiye ubivuga, ubundi ubuyobozi bwacu nibwo butureberera. Hari igihe bashobora kureba agasanga baramutse bamuzanye mu ruhame byateza ibibazo bikomeye cyane, bagahitamo kuba bakora muri buriya buryo. Ariko ngewe icyo nakwizeza abantu nibizere ubutabera, nubwo wakora ikintu mu myaka ingahe, mu gihe cyahe, umva bigomba ukuri kuramenyekana. Reka uriya mwicanyi Kazungu wishe abantu se cyane, ariko Kazungu yarabyemeraga da. Kazungu yarabyemeraga, kandi we yena byari binagoye ko araza no guhakana,
ariko aranafite uburenganzira bwo guhakana. Ibyo ni ibintu byose biba bishoboka, ariko ikiruta byose ni uko ubutabera buhari kandi bukora neza, kandi twizeye ko buzakora ibishoboka byose kugira ngo ubone ubutabera. Kuko Gusa njyewe niwe ikintu mpamya ni kimwe, uyu mudamu naramuka abaye n'umwere, bazamwimure bamujyane ahantu hatari mu karere ka Bugesera, hatari no mu turere byegeranye, cyangwa se byaba binafite n'ahantu byaba binahuriye, kubera ko hagumye hariya hazavuka ikibazo kuruta uko cyakemuka. ubundi ngewe hari ikindi kintu ndi kwibaza se, ese Pasi biragoye, biragoye ndetse biragoye cyane ko umuntu utekereza ashobora kubyumva. Yego. Ukuntu iriya myenda ya Muvunyi yari hanze, ubwo nyina yarungurukaga umwana yicaranye n'abandi bari guserebura, basa nkaho babonye yego ikintu kidasanzwe, nawe yumvisha urwo rusaku rwahuruje n'abandi baturage. urumva araje ararunguruka arareba yisubirirayo kame, murumva ntabwo yari gutekereza ko. Kandi Pasi unabonye uno mudamu kabisa, niba wabonye n'amashusho ye, uyu Olive, you can't think, ntago watekereza yuko biriya bintu yabikora. Ntago ushobora gutekereza yuko isura namubonanye yakora icyana akanyago. Reka urumva rero biragoye kumvisha umuntu ko ngewe nshobora kugusigira umwana, kandi nibyo koko naza nkasanga imyenda bimenyetso imbere y'umuryango wawe, urumva wangize ukambwira ngo umwana ntawe uhari. Yego. Biragoye cyane, biragoye ko umuntu yabyumva, mbega ntabwo byoroshye. Reka tubitege amaso turebe, twizeye ubuyobozi bwacu ubutabera buzakurikiza icy'amategeko avuga, ndetse no gukurikirana ibyo byose, kuko ikigaragara cyo nuko byange byemere ntabwo ubuzima bw'uyu mwana bwarangira gutyo gusa. Turabakunda cyane rero, tubifurize kugira ibihe byiza, kandi mukomeze musenge, turigeze mu bihe biruhije, kandi mwibuke no gusengera abana banyu ndetse no kubarinda mu buryo bwose bushoboka. Isomo natanga ku babyeyi bose utarasoza, mwizirike ku bana banyu mw'abantu mwe. Ntago ushobora kujya mu nzu ngo urye uryame utuze utekane utari kumwe n'umwana. Wapi? Urumva? Ntago ari ibyo, mugomba kugira amakenga. Imitima y'abantu yaranduye mu by'ukuri. Uko umwana yakuvunye umutwita ukamusama ku kwezi kwa mbere amezi 9, ukamwonsa, ukamugaburira, ukamukuza, ukamugera igihe cyo kuba wamutangirije ishuri utekereza ko azakugira umumaro ejo hazaza. Urumva? Ni ikibazo gikomeye cyane kuba wajya mu nzu utari kumwe n'umwana, cyane ko ari umwana wari ufite imyaka mikeya. Urumva? Wenda tugaruke wenda ku ruhande rwa Riete, abantu bagiye bamujaginga cyane bakamubwira ati wa mugore we uri indangare. Urumva? Wa mugore we ibi nibi cyane ko hari mu Kinyarwanda baravuga ngo umuntu azamura akaguru yamaze gusitara. Yego. Ubu nibwo abyibuka, nibwo atekereza iyo mbana nabigenje gutya. Ariko nukuvuga ngo Olive yagiye agaruka cyane ngo, ndetse Arieta akinamubaza ati umwana wanjye ari hehe. Urumva Olive yaramusubije ngo ntabwo nderera indaya. Wabyumvishe? Sinderera indaya. Ntago niba muba mwananiwe kwita ku bana banyu, ntabwo ari ngewe murinzi wabo, ntabwo ari ngiye umuntu ushinzwe, ntabwo ari. Ariko bitavuze yuko abana b'indaya bapfa. Urumva? Kuko ari abana b'indaya. Kuko ari abana b'indaya. We don't know niba koko ibyo wenda ku kazi arake, ariko ntago bivuze yuko niba yaba koko akora ako kazi cyangwa se ari indaya nk'uko yabivuze, ntago bivuze yuko abana b'indaya bagomba gupfa. Hasi niyo mpamvu nanjye ngiye ku giti cyanjye, nkanjye byababaje, nanjye byarambabaje ku giti cyanjye vraiment. Urumva? Yego. Mu by'ukuri ndifuza yuko uriya mwana yahabwa ubutabera pe. Bizakunda, kandi twizeye neza ko nta kizabikoma mu nkokora, kuko ubutabera bw'u Rwanda bukora neza kandi ntacyo udagaragariza abanyarwanda ngo bireke ko bukora neza kandi bwizewe. Nge narabibonye, mfite umugabo wo kubihamya, kandi kuri shoro donc sinshidikanya yuko byose bitazagenda neza cyane. Nigeze nkubwira nta tutavuze. Olive yagiye ngo muri parike, amakuru duhabwa
parike ikamubaza ibyo bamubajije Oliver ntaba ari byo asubiza, akagaragara nk'umuntu ushaka kuba nyine afite ikibazo cyo mu mutwe, cy'imitekerereze baramubazaga ibi n'ibi ati iduka ryanjye urumva icyo amaje ngo iduka ryanjye, donc agasubiza ibintu bidahuye nk'umuntu ko kugaragara nkaho adafite ikibazo cyo nk'umuntu ugaragara nkaho afite nyine ikibazo. So rero ntago tuzi ngo koko afite icyo kibazo, ntituzi rwose kibiri inyuma, we don't know. Reka duse nkaho tuba ducumbikiye aha kubera ko byo biracyakomeje, tuzakomeza kuyakurikirana kugera kuri point final, kandi twizeye ko uko biri kose tuzabona ubutabera bunyuze mu mucyo. Turabakunda cyane, mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ibarinde. Uriya munyonzi cyane Olive akivuga ati ntabwo dufite abatwunganira, yego n'uriya munyonzi baramubajije bati se nawe, Olive ahita amusubiriza aravuga ngo yego, ngo twese ntabwo dufite abatwunganira. Ariko mu makuru tugenda twumva dutoragura hirya no hino, yego bivugwa ko uriya munyonzi already yamaze kwemera icyaha mu ibazwa ry'ibanze ryo kuri RIB. Mu ibazwa ry'ibanze ryo kuri RIB. N'amakuru tugenda yacyemeye avuga ko bagize uruhare mu kumwica, cyangwa yacyemeye nyine avuga yuko nyine yagize uruhare. Ko ibintu numva biraza kuvamo urubanza rutaraza kuza koroha, niba umwe abyemera undi akabihakana kandi bikaba byarabereye mu rugo rw'ubihakana, kandi ikabivuga ko barafitanye umubano wihariye, byanga byemera nuko harimo ikintu kidasanzwe kandi kigomba kugira gutya kikaza gutuma haraza kuba hagaragara ibindi bintu bitandukanye. Rero twizere ko biraza kugenda bisobanuka kandi tukabona ko wakoze icyaka kibazwa kandi n'uwarenganya akarenganurwa, ubutabera bukaba ubutabera nk'uko izina rito. Tuributsa abantu ko icyaha ari gatozi, buri muntu wese agomba kubazwa icyaha yakoze ku giti cye, nta mpamvu yo kuvuga ngo niba ngewe runaka nkoze icyaha inshuti yanjye cyangwa se umuvandimwe wanjye arabigenderamo. Yego, icyo kintu abantu bacyumve cyane, bacyumve kandi bakizirikane. Turabakunda cyane rero, turabakunda cyane, Imana ibarinde. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.